Abacamanza igice cya 9 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku 57. Dusome. Abimeleki mwene Yerubali ajya i Shekemu kwa ba nyirarume, avugana n'abo mu rugo rwa sekuru ubyara nyina, arababwira ati, ndabinginze mumbarize ab'i Shekemu bose muti, icyabamerera neza nuko mwatwarwa n'abahungu ba Yerubali bose uko ari 70, cyangwa nuko mwatwarwa n'umwe. Kandi mwibuke ko ndi amaraso yanyu, kandi ndi ubura bwanyu. Ba nyirarume bamuvugira ayo magambo yose imbere y'ab'i Shekemu bose. Ab'i Shekemu bumva bemeye gukurikira Abimeleki, baravuga bati, koko ni mwishywa wacu. Nuko bamuha ibice by'ifeza 70 bakuye mu ndaro ya Baribereti. Abimeleki abigurira abantu b'ingunguzi bakubagana, baramukurikira. Ajya kwa se kuri Ofura, asanga bene se bateraniyeyo, ari bo bene Yerubali bose uko ari 70, abicira ku gitare. Ariko Yotamu umuhererezi wa Yerubali ararokoka kuko yari yihishe. Nuko abagabo bose b'i Shekemu bateranira hamwe n'ab'inzu ya Milo bose, barahaguruka bimika Abimeleki i Shekemu munsi y'igiti cy'umwera cyari cyateweho. Rubanda babibwira Yotamu, aragenda ahagarara mu mpinga y'umusozi w'i Gerizimu, arabakomera n'ijwi rirenga, aravuga ati, yemwe ab'i Shekemu mwe, nimunyumve, Imana nayo ibumve. Kera ibiti byari bigiye kwiyimikamo umwami ngo abitegeke, byinginga igiti cy'umwelayo biti, ujye udutegeka. Ariko umwelayo urabibaza uti, mbese narekeshwa amavuta yanjye akoreshwa ibyo kubaha Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Maze ibiti byinginga umutini biti, ngwino udutegeke. Ariko umutini urabibaza uti, mbese narekeshwa uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Maze ibiti byinginga umuzabibu biti, ngwino udutegeke. Umuzabibu urabibaza uti, mbese narekeshwa vino yanjye inezeza Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Ibiti byose bihera ko byinginga umufatangwe biti, ngwino udutegeke. Umufatangwe usubiza ibiti uti, ubwo mushaka kunyimika ngo mbe umwami wanyu nyakuri, muze mwiringire igicucu cyanjye. Niba bitari iby'ukuri, umuriro uzava mu mufatangwe umareho imyerezi y'i Lebanoni. Yotamu yongera kubabaza ati, mbese mwakoze iby'ukuri, mwakiranutse ko mwimitse Abimeleki? Mwagiriye neza Yerubali n'abo mu nzu ye? Mwamukoreye nk'uko yari akwiriye gukorerwa? Data yabarwaniraga ahaza amagara ye, akabakiza amaboko y'Abamidiyani. None mwahagurukiye inzu ya data, abahungu be 70 mwabiciye ku gitare, mwimika Abimeleki umwana w'umuja we, kugira ngo abe umwami w'ab'i Shekemu, kuko ari mwene wanyu. Niba ubu mukoreye Yerubali n'ab'inzu ye iby'ukuri n'ibyo gukiranuka, nuko nimunezererwe Abimeleki, nawe abanezererwe. Ariko niba atari ko biri, umuriro uve kwa Abimeleki urimbure ab'i Shekemu n'ab'inzu ya Milo, kandi umuriro uve mu b'i Shekemu no mu b'inzu ya Milo urimbure Abimeleki. Nuko Yotamu arirukanka arahunga, ajya i Beri, agumayo kuko yatinyaga Abimeleki mwene se. Murongo wa 22. Abimeleki amara imyaka 3 ari we mutegeka w'Abisiraheli. Nuko Imana itegeka umwuka uyobya kujya ateranya Abimeleki n'ab'i Shekemu. Ab'i Shekemu baherako bagambanira Abimeleki kugira ngo urugomo yagiriye bene Yerubali 70 n'amaraso yabo bijye kuri Abimeleki mwene se we wabishe, no kub'i Shekemu bamutije amaboko kwica bene se. Kuko ab'i Shekemu bashyiraho abantu bo
kumwubikira. Nuko ab'i Shekemu bashyiraho abantu bo kumwubikira mu mpinga z'imisozi, kandi bahamburira abagenzi benshi banyura muri iyo nzira, maze babiregera Abimeleki. Nuko Gari mwene Ebedi azana na bene se bajya i Shekemu. Ab'i Shekemu baherako baramwiringira. Bukeye bajya mu mirima basarura inzabibu zabo, barazivunga, barishima cyane. Binjira mu ngoro y'ikigirwamana cyabo, bararya baranywa, baherako bavuma Abimeleki. Nuko Gari mwene Ebedi aravuga ati, Abimeleki ninde, kandi Shekemu ninde, icyatuma tumukorera? Si we mwene Yerubali, na Zebuli si we umutwarira? Nuko nimukorere Hamori se wa Shekemu. Ariko niki cyatuma dukorera Abimeleki? Icyampa akaba ari njye ubategeka, nakuraho Abimeleki. Nabwira ab'i Shekemu nti, ongeza ingabo zawe usohoke. Zebuli umutware w'umudugudu yumvise amagambo ya Gari mwene Ebedi ararakara cyane, atuma intumwa kwa Abimeleki rwihishwa ati, Gari mwene Ebedi na bene se baje i Shekemu, kandi barakugandishiriza umusozi. None haguruka n'abantu muri kumwe, muze nijoro mwubikire mu mirima. Ariko ejo mu gitondo kare izuba rirashe, muzahaguruke musakize umudugudu. Nuko Gari nabo bari kumwe nibaza kukurwanya, uzabone kubagirira uko ushoboye. Nuko Abimeleki ahagurukana n'ingabo ze zose zari kumwe nawe, bagenda nijoro bubikira i Shekemu, bagabanijemo imitwe ine. Maze Gari mwene Ebedi arasohoka, ahagarara imbere y'irembo ry'umudugudu. Abimeleki nabo bari kumwe bahaguruka mu gico. Nuko Gari ababonye abwira Zebuli ati, dore bariya abantu bamanuka mu mpinga z'imisozi. Zebuli aramusubiza ati, ubonye ibicucu by'imisozi ukagira ngo ni abantu? Ariko Gari yongera kuvuga ati, dore hariho abantu baturutse mu mabanga, kandi umutwe umwe uturutse mu nzira yo ku mwera w'abapfumu. Zebuli aherako aramubwira ati, kwa kwirarira kwawe kuri he? Koko wavuze uti, Abimeleki ninde, bigatuma tumukorera? Bariya si ba bantu wasuzuguraga? None ngaho sohoka urwane nabo. Nuko Gari arangaza imbere y'ingabo z'i Shekemu, ajya kurwana na Abimeleki. Abimeleki aramwirukana aramuhunga, hakomereka benshi inzira yose kugeza no ku irembo mu muharuro. Abimeleki aguma kuri Aruma, maze Zebuli yirukana Gari na bene se kugira ngo batongera gutura i Shekemu. Nuko bukeye bwaho abantu bajya mu mirima, Abimeleki arabibwirwa. Aherako ajyana ingabo ze azicamo imitwe itatu, bubikira mu mirima. Nuko arungurutse abona abantu bava mu ngo babahagurukiramo barabica. Maze Abimeleki nabo muri ya mitwe bari kumwe baravuduka, bahagarara ku irembo ry'umudugudu. Nuko imitwe ibiri yo muri iyo mitwe iturumbukira ku bantu bose bagiye mu misozi barabica. Maze Abimeleki yiriza uwo munsi arwanya umusozi, yica bene wo arawuhindura, maze asenya umudugudu, awunyanyagizamo umunyu. Nuko abantu bose bo mu munara w'i Shekemu bumvise ibyo, banyegera mu nzu yo hasi munsi y'indaro ya Elibereti. Babwira Abimeleki yuko abantu bose bo mu munara w'i Shekemu bateranye. Nuko Abimeleki azamukana umusozi Salumoni n'abantu bari kumwe bose. Maze Abimeleki yenda intorezo, atema ishami ry'igiti, arariterura ariterera ku rutugu. Abwira abari kumwe nawe ati, nimutebuke uko mubona nkoze abe ariko mukora namwe.
nuko umuntu wese muri bo atema ishami ry'igiti, bakurikira Abimeleki, barayarunda kuri ya nzu bayibatwikiramo. Nuko abantu bo mu munara w'i Shekemu bapfuye, abagabo n'abagore umubare wabo bari nk'igihumbi. Abimeleki aherako ajya i Tebesa agandikayo, arahatsinda. Ariko muri uwo mudugudu harimo umunara ukomeye, niho abantu bose b'uwo mudugudu bahungiye. Abagabo n'abagore barikingirana burira hejuru y'uwo munara. Abimeleki ajya kuri uwo munara arawusakiza, yegera urugi rwawo ngo arutwike. Nuko umugore wo muri bo atera Abimeleki ingasire mu gahanga arakamena. Uwo mwanya Abimeleki ahamagara umusore umutwaje intwaro ati, kura inkota yawe unyice, hatagira uvuga yuko nishwe n'umugore. Uwo musore aramusogota arapfa. Abantu ba Isiraheli babonye yuko Abimeleki apfuye barataha, umuntu wese ajya iwe. Uko niko Imana yituye Abimeleki inabi yagiriye se ubwo yicaga bene se 70, kandi inabi yose y'ab'i Shekemu Imana irayibitura, kandi umuvumo wa Yotamu mwene Yerubali ubageraho. Amen. Mureke dusenge. Mana nziza, tugushimiye ubuntu n'imbabazi zawe, tugushimiye ko watweretse urukundo rwawe rwinshi ubwo watambaga Kristo kugira ngo apfire ibyaha byacu. Mwami, turagushimira cyane ko ibyo wakoze twabyumvishe Mwami, ukaduha kubyizera, ndetse ntibyaba kubyizera gusa, ahubwo uhindura n'imitima yacu nk'uko wadusezeranyije mu ijambo ryawe ngo uzadukuramo imitima ikomeye nk'amabuye, ngo uduhe imitima yoroshye ibasha kumva ijambo ryawe igahinduka. Ni ukuri turabigushimiye. Turagushimira no kuri iri jambo ryawe turi kwiga, cyane cyane muri iki gice cy'abacamanza, aho tubona Mwami ukuntu umuntu rwose icyo akora buri munsi ari ugushaka kujya kure yawe. Turasenga Mwami kugira ngo ibi bijye bitubera urwibutso rwo guhora iteka tugushakisha umutima wose, dukora ibyo wifuza, kuko biroroshye cyane Mwami ko twibagirwa aho wadukuye, tukibagirwa umurimo wakoze mu buzima bwacu. Turakwinginze ngo aka kanya tugiye kumva ijambo ryawe n'umwigisha, umanuke Mwami, ubane natwe, uduhe kuba concentrated, uturinde kurangara ndetse n'ibirangaza byinshi, ahubwo uduhe kumva rwose icyo wateguye ko twumva. Turasengera n'umwigisha kugira ngo umanuke ubane nawe, umuhe kuvuga nk'uvugishijwe nawe, umuhe gushira amanga. Mwami, ibyo wateguye byose kandi bitubwire, abitubwire rwose, uturinde disturbance, kandi Uwiteka umushoboze rwose, kandi nawe umufashe gukomeza guhishurirwa. Turasenga cyane kugira ngo ukomeze kudufasha nk'itorero Mwami, ibyo twiga bidukoreho rwose, biduhindure. Tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Turi abakristo kubera yuko Kristo yatuzukiye. Uyu munsi turashaka kumva icyo Imana ivugana natwe muri aya magambo yandikishije imyaka myinshi ishize. Ndashima Imana ko igira neza, ndashima Imana ko ndi muzima. Iminsi ishize nararwayemo, ariko ndashima Imana ko numva ndi muzima. Dukomeje seri yacu mu gitabo cy'abacamanza. Abacamanza. Ndashima Imana ku bwa bene data Placide na Espoir. Muri iyi minsi ishize Imana yakoresheje kuva mu gice cya 4, kandi ntabwo shidikanya ko Imana yavuganye natwe. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kukubaza ikibazo mu gihe dutekereza ko aya magambo tugiye kujyamo, aya magambo badusomeye Abimeleki, inkuru ye, iki gice cy'9 cy'abacamanza. Hari ibintu bijya bikubaho ukibwira ko Imana itabizi cyangwa kutabibona mu buzima bisanzwe.
bijya bikubaho ati ibi rwose ntabwo Imana ibizi, nta nubwo ibibona. Ni nk'iki kigeze kikubaho ugatekereza ko gutyo ko Imana itakizi? Ntusubize. Hari abari bagiye gutera agatoki bakaza kubivuga. Murabizi ko tugiye gutangira cyangwa se tugiye kwinjira mu gihe gikomeye ku Banyarwanda, igihe cyo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ni igihe tuzi, ni igihe dusobanukiwe neza. Abantu benshi bibaza ibibazo byinshi. Hari ibibaza ngo Imana yari he? Imana ishimwe ko hari ibimenyetso dufite tugenda tubona by'uko Imana yari ihari mu buzima bw'u Rwanda n'uyu munsi igihari. Nawe ugikomeretsa umutima ukibaza ngo Imana yari he, utarabona ibyo bimenyetso ngo bifatike mu buzima bwawe. Imana ikomore uyu munsi, igufungura amaso ubone ibimenyetso by'uko Imana yari ihari. Inkuru y'uyu munsi, iyi nkuru ya Abimeleki, ni inkuru ibaza icyo kibazo. Wibaza ngo yari he Imana? Ko ntabwo tubona Imana yari he. Turaza kubona icyo kibazo wakibaza aricyo usigarana. Mu buryo bwinshi ndaza kubivugamo cyangwa se turaza kubibona, ariko ni ikibazo kizamuka nk'aho Imana yicecekeye. Imana isa nkaho nta kiri gukora ahangaha. Bya bindi bikubaho ukavuga ati Imana ntibizi, ijya imenya byinshi ariko iki cyo ntabwo ikizi rwose. Hari ibintu byinshi bimbaho ariko iki cyo nta n'ubutabera ndi kubona, nta n'ubwo mbona n'ababugerageje biranga, nzabaho nyine ubundi nipfire. Uyu munsi Imana irakubwira ngo mba mpari igihe cyose, na burya Imana ibirimo. Niyo mpamvu aya magambo nayise ngo Imana ntijya yirengagiza abantu bayo. Imana ntabwo ijya yirengagiza abantu bayo. Muri make ibintu tugiye gukora ni nka 2 cyangwa 3. Ngiye gusubiramo aya magambo muri make, aya magambo y'inkuru muri make, noneho tuze kuvanamo amasomo 4 y'ingenzi ubundi dusenge. Bakora ibintu byoroshye. Noneho turasubiramo iyi nkuru mu ncamake, turebe ibintu 4 by'ingenzi Imana twigishamo ubundi dusenge. Reka mbanze mvuga iki ngiki kuri iyi nkuru muri rusange. Muribuka ko iki gitabo, inkuru zose duhabwa tugenda tuzihabwa mu buryo bw'inziga. Inziga zisa nk'izisubiramo ariko zigenda zimanuka zigana hasi. Niko bimeze, niko izi nkuru zo mu bacamanza ziteye. Uko kugana hasi twavuze ko bigaragaza uko gukomeza kuba bibi. Ntabwo ibintu bikomeza birangira inkuru irangiye, aho bikurikiyeho bigenda abantu bajya kure y'Imana cyane. Ubuzima bukomeza kuba bubi, kujya kure y'Imana gukomeza kwiyongera ku bantu b'Imana. Placide amaze ibyumweru 2 atubwira ku nkuru ya Gideyoni. Uruziga ariho, uruziga rw'uko rumeze twararubonye. Kwimura Imana, guhanwa cyangwa se Imana igahana abantu bayo mu maboko y'abanzi babo. Intambwe ya 3, bagatakira Imana ngo ibakize. Imana ikabatabara ihagurukije umucamanza cyangwa umurengezi, ikabatabara. Noneho bakaba igihe cy'amahoro mu gihe umucamanza akiriho, yamara gupfa bakongera bagasubira mu byaha. Nuko zisubiramo, izo nziga zigenda zisubiramo. Iyi nkuru ya Abimeleki rero ntabwo yubahirije ayo mategeko. Ntabwo isa nk'aho umucamanza wundi uje. Biratangaje.
bisa nkaho ari akantu karimo hagati y'inziga ebyiri, kuko we nta nubwo hari ibintu byinshi batatubwira kuri we. Ntabwo batubwira ko Abisirayeli bagiye mu bucakara runaka bw'abanzi runaka nyuma ya Gideyoni, ahubwo batubwira ko ngo bakoreye gusa izindi mana. Ku murongo wa 33 w'igice cya 8 niko twabibonye. Ntabwo Abimeleki yigeze avugwa nk'uwarwaniye Abisirayeli, nk'uwagiye kubarwanira agatsinda abanzi runaka babo. Ntiyigeze, n'abo banzi ntibavugwa nabo, ntabwo batubwira. Ntabwo yigeze ahagurutswa nk'umucamanza, Imana yaramuhagurukije agiye kurwanira Abisirayeli, ntaho babitubwira. Ku murongo wa 22 niho honyine bavuga ngo yabaye umutegeko w'Abisirayeli imyaka 3, ariko ntabwo bavuga ngo yabaye umucamanza w'Abisirayeli iyo myaka 3. Abavugwa muri iyi nkuru y'Abimeleki ni abanyamahanga. Nibyo bisekeje, ni abanyamahanga, ntabwo ari Abisirayeli. Abishekemu bari abanyamahanga, na nyina yari inshoreke ya Gideyoni ariko yavanye mu banyamahanga. Ntabwo n'ubu mwabimenye. Niyo mpamvu hari umuntu umara igihe abisoma akazaza abafasha kubona ibyo mutabonye. Yesu ashimwe cyane. Aba ntabwo ari Abisirayeli, nta nubwo tubwirwa ko mu gihe cye habonetse amahoro nk'uko kundi abandi bigenda bivugwa. Incamake y'igihe cya Abimeleki mu by'ukuri ni igice cya 8 umurongo wa 33 n'uwa 34 n'uwa 35. Reka tuhasome. Haravuga ngo nuko Gideyoni amaze gupfa, uwo mwanya Abisirayeli bahindukirira Bayali, barabaramya, barabararikira, kandi Baribereti bayigira imana yabo. Ntibaba bakibuka Uwiteka Imana yabo yabakijije amaboko y'ababisha babo babagotaga bose, kandi ntibagirira neza inzu ya Yerubayali ariwe Gideyoni nk'uko yagiriraga neza Abisirayeli. Muri icyo gihe cy'ubwo buhenebere kuko gukunda izo mana z'abanyamahanga, igihe cyo gukorera izo mana zindi, aho niho Abimeleki ari. Ntabwo batubwiye ko Imana yabahanye mu maboko y'ababisha babo, bakoreye izindi mana z'abanyamahanga muri icyo gihe aho ngaho. Batubwira yuko ngo batanituye Gideyoni ineza yagiriye ubwoko bw'Imana, yagiriye abantu b'Imana. Byagenze gutwo kutitura Gideyoni ineza, nibwo tubona inkuru y'Abimeleki. Iyi nkuru ni inkuru itangaje. Wakwibaza ngo uyu ni umucamanza, si umucamanza, ni ikintu kiri hagati aho ngaho. Ni ubuhenebere, ni ibihe byo kujya kure y'Imana byari biri muri Isirayeli icyo gihe. Reka twumve muri make rero iyi nkuru ya Gideyoni nako ya Abimeleki uko imeze. Urumva ko mugize amatsiko. Umurongo wa 1 kugera ku wa 6, Abimeleki agambana n'abanyashekemu, abaturage b'Ishekemu, yica bene se, yigira umwami. Muribuka Gideyoni yashatse abagore benshi. Mudirika kwa 2 Mose yari yarihanangiriza Abisirayeli, arababwira ngo nihagira igihe mushaka kwimika umwami, dore ibyo muzirinda. Umwami ntazakore 1, 2, 3. Icyambere, agomba kuba ari uwo mu Bisirayeli. Icya kabiri, ntazashaka abagore benshi. Uyu Gideyoni yabirenzeho, ashaka abagore benshi, amera nk'umwami w'abanyamahanga, ashaka abagore benshi. Inshoreke imwe muri izo watubwira n'uyu wabyaye Abimeleki, yari umunyakananikazi w'Ishekemu, ukomoka Ishekemu hariya.
umuhungu we bamwita Abimeleki. Placide yabitubwiye ubushize, Abimeleki iravuga ngo Abimeleki, ni ukuvuga ni my father is king. Papa, data, ni umwami. Mu gihe ntawe uraboneka wo gutegeka Abisirayeli, Abimeleki arahaguruka ajya i Shekemu iwabo cyangwa se kwa sekuru mu mujyi uri hafi ya Ofura kwa ba nyirarume. Abikundishaho ati mundebe sinabategeka bigakunda. Bati murabona bitambera kubategeka. Nabo bati kandi koko uri wacu, uri umwuzukuru wacu, aho gutegekwa na bene Gideyoni 70 wowe watubera. Murumva yari afite amaraso y'ubunyamahanga. Abishekemu bose bemera kumuyoboka, bajya mu nzu y'ikigirwamana cyabo, bakuramo ibice by'ifeza 70 barabimuha. Icyo gihe temples zabaga ari n'ububiko bw'amafaranga, ko nta muntu wari gutinyuka kujya gusahura mu nzu y'ikigirwamana. Temple yabaga ari nayo bank, abantu bajyaga kubikayo amafaranga yabo. Bakurayo amafaranga cyangwa se ibice by'ifeza 70 barabimuha, nawe abiremesha umutwe w'ibyihebe, aravuga ati tugende nge gukora akazi. Abari mu Rwanda muri 1994 murabyumva, umutwe w'interahamwe arawurema, bati tugende mbereke akazi mu nkorera. Ibice umutwe w'ibyihebe cyangwa se w'ibyo abo bantu ngo bimbura mukoro baragenda basanga bene Gideyoni 70 babica rubi icyarimwe, kandi ngo babicira ku gitare. Gideyoni amaze kubikiza, umwanditsi w'igitabo cy'abacamanza aratubwira ngo ku murongo wa 6, nuko abagabo bose b'i Shekemu bateranira hamwe n'ab'inzu ya Milo bose, barahaguruka bimikira Abimeleki Shekemu munsi y'igiti cy'umwera cyari cyateweho. Ntabwo cyari cyasanzwe, barakihateye, barakihashyize, kuko bwari uburyo abantu bajya bimika, abanyamahanga bajya bimika, bakavuga ati kuko rwose katukihatere n'ubundi natwe tumwimike, bigire some religious connotation, bise nk'ibigaragara ko birimo ibintu by'Imana. Aha hose usoma abacamanza uribaza ngo uyu muntu avuye he, ko atahagurukijwe n'Imana, ko bamwimitse se kandi twari tumenyeye ko Imana ihagurutse umucamanza. Uyu Abimeleki ni uwihamagaye, ni uwiyimitse. Ahubwo wakwibaza ngo Imana iri he? Bene Gideyoni barashize. Ibaze ko umwanditsi nta nubwo tubwira ngo byababaje Abisirayeli, kandi aba Bisirayeli ni babandi bari bagiye kumwimika ngo babere umwami. Murabwibuka ushize ngo bari bagiye kumwimika ngo babere umwami, aravuga ati oya rwose simbategeka, sinzabategeka, Uwiteka Imana uzabera umwami. Abana be bose barabishe. Umwanditsi yacecetse, nta kintu atubwiye, ntatubwiye ngo hari uwarize, ntatubwiye ngo hari ubwira kabiri bwabaye cyangwa se wenda bari bamushyizeho ikiriyo. Biracecetse gusa, birarangiye. Bene Gideyoni barashize. Mana kuki wabyemeye? Ya ndirimbo y'aba Adventiste. Kuki wabyemeye? Umwe wavuganye n'Imana agakiza Abisirayeli Abamidiyani, umwe bashatse kwimika ngo ategeke igihe cyose, n'umwana we ngo azabategeke, none abana be bose barabishe,
nta n'umuntu umwe ugize icyo abivugaho. Bijya gusa nka kumwe muri jenoside amahanga yose yateranye u Rwanda, wagira ngo u Rwanda rwari rwonyine rwo ku isi, ubundi ibindi bihugu byabagaye. Kuki Imana yabyemeye? Mbese ubutabera bw'Imana buri he? Bene Gideyoni 70 barapfuye gutyo gusa. Ariko kuki batagerageje kwirwanaho? 70 kuri 70 niba bari kugerageza kwirwanaho, hari igihe hari kugira urokoka. Ibyo ni ibibazo biri ku mutwe wabo. Kuki Imana yabyemeye? Ese baratunguwe? Ese barushijwe imbaraga na bya byihebe? Ibyo byose ntabwo bisubizwa. Iyi texte ntabwo bisubiza. Mubigumane namwe. Ku murongo wa 7 kugera kwa 21, Yotamu avuma Abimeleki n'Abanyashekemu. Abanyarwanda baravuga ngo ntabapfira gushira, cyane cyane Imana itabakuyeho amaboko 100%. Umuherezi wa Gideyoni ararokoka. Umuherezi nko kuvuga ubundi mu by'ukuri muri rangaje ya Bibiliya abahereza baga nta kintu nyine bavuze. Murabizi ko na Gideyoni yavuze ngo ni gute wavuga ngo hari icyo nzamara kandi ndi uwo mu nzu igayitse, mu muryango utari munini, kandi nkaba n'umuherezi kwa data. Umuherezi ararokoka, Imana imurokorera gukoreshwa nayo, ariko atari kugira ngo azabe umucamanza, ahubwo kugira ngo avume Abimeleki, avume Abanyashekemu bifatanyije na Abimeleki. Ahagara ku musozi Gerizimu. Umusozi Gerizimu ukurikije ijambo ry'Imana mu guteka kwa no mu kubara, wari umusozi wagombaga gutangirwaho imigisha. Ngo ubwo aho amoko 6 cyangwa se inzu 6 zagomba guhagarara zikavuga imigisha, noneho izindi inzu 6 zigahaguruka ku musozi wa Ebali nawo zigatangazaho imivumo. None kuki ahagaze ku musozi wa Gerizimu avuga imivumo? Ntabwo tubizi, ariko birashoboka ko bigaragaza uko kwicanga kw'ibintu muri iki gihe abantu batumviraga Imana n'ubundi. Yotamu akoresha inkuru y'ibiti byashatse kwimika umwami hagati yabyo, byinginga igiti cy'umwelayo. Umwelayo urabyanga kuko hari indimaro myiza Imana yageneye igiti cy'umwelayo utabasha kureka. Byinginga igiti cy'umutini. Igiti cy'umutini kirabyanga, bimera gutyo nk'uko byagenze ku mwelayo. Byinginga umuzabibu. Umuzabibu nawe urabyanga ati no, sinareka vino yanjye nziza inezeza Imana n'abantu bakamera neza ngo njye kwirwa mpungabana hejuru yayo. Ibiti birashoberwa. Ku murongo ukurikira ngo maze byose biherako. Nuwo biri desperate. Byabuze ikindi bikora, biringinga biti noneho turagupfukamira rwose mufatangwe dutegeke. Mu by'ukuri uramutse uzi ibiti, uramutse hari n'ibiti uzi, nibura ntibyafashe ipera cyangwa wifate nk'umwembe, ibaze byafashe umufatangwe. Umufatangwe uhita ucakira aya mahirwe, maze si ugushyiraho kondisiyo nawo urahava. Ntiwarora rwose, wabonaga ko mu by'ukuri ibiti byabuze ukundi bigenza, nawo ubyigirizaho nkana ngo byose bizajye byiringira igicucu cyawe. Ngo niba koko muri seri, niba koko ibyo muvuga
ari ukuri, mwiringire igicucu cyanjye. Niba ibyo muvuga atari ukuri, umuriro uzajya uva muri jye uzamuke kwa kundi igiti cy'umufatangwe ko kizamuka mu biti, nubwo waba uri umwerezi cya giti cyakuze kikagera hejuru iriya uzakugeraho, kuko mu mufatangwe sinzakureka umuriro ukonsuming utware ukongore n'imyerezi y'i Libanoni. Niba ushatse koko, niba uramutse ushatse kutiringira igicucu cyanjye, ariko bizakugendekera. Cyangwa se niba koko haramutse hagaragajemo gushaka kutiringira igicucu cyanjye. Yotamu ahita bihuza n'ab'i Shekemu n'ibyo bari bamaze gukora, maze atera hejuru arababwira ati nimurebe ibyo mwakoreye Yerubayali, ibyo mwakoreye Gideyoni, murebe namwe mwicira urubanza. Ibyo mwakoze murabona ari byo, mumeze nk'ibiti biri kwishakamo umwami. None mu gihe mwari mutarabona umwami, mwemeye kwiringira ikimeze nk'umufatangwe. None niba mudashobora kumwiringira koko, niba ibyo mwakoze atari ukuri kuko bikwiye, cyangwa se niba bikwiye nimubivuge, niba bikwiye nta kibazo, ni muba amahoro, mwiringire koko uwo mufatangwe mube aho amahoro. Ariko niba bidakwiriye, umuriro uve mu ijuru ukongore mwebwe mwese, cyangwa ubigize mu buryo bufatika, uve muri Abimeleki ubakongore, uve no muri mwebwe ukongore Abimeleki. Arangije arahunga. Nuko abavuma uwo muvumo arigendera. Ikibazo, uyu mwana witwa Yotamu ni Imana yamutumye cyangwa niwe ubyizaniye gusa? Ni akana kahamutse kabonye ibyabaye iwabo, cyangwa se kabyumvise none kari kuza gapfa? Mu Kinyarwanda byita guti bitabapfa. Ntabwo mukizi icyo Kinyarwanda. Olivier niwe wakimenya wenda. Ni akana kabuze ayo gacira n'ayo kamira. Ni akana kaburaniwe, kabuze icyo gakora. Turaza kubireba niba ariko bimeze. Dukomeze inkuru. Umurongo wa 22 kugeza ku 55, umuvumo wa Yonatani urasohora. Ni inkuru ndende mu by'ukuri twahawe y'uburyo Yonatani nako Yotamu ibyo yavuze byose byaje gusohora. Imana, ikintu gitangaje aha ngaha baratubwira ngo Imana ibizamo. Imana iza muri ibi bintu. Ku murongo wa 22 Imana ibizamo ngo iteza umwiryane hagati y'Abanyashekemu na Abimeleki. Aha, mutangiye kumva noneho ko akaganza runaka, cyangwa se harimo urutoki rw'Imana. Katwe kwijaza kinini, urutoki harimo kugaragara kw'Imana. Abanyashekemu banga Abimeleki, batangira kumuhiga, batangira ngo kumutega zambushi ahantu ku misozi. Haduka umugabo witwa Gari aza kugumura abantu b'i Shekemu ati ngerega nababera umuyobozi mwiza kurusha uriya. Abimeleki arabimenya, aza kumurwanya, aramutsinda, benshi mu baturage baho arabica. Umuriro atangiye kumva. Umuriro wahereye mu Shekemu utangiye gushaka kumira gutwara cyangwa se gukongora Abimeleki. Abimeleki arawucakiye, araje nawe wasiseho. Nkaho ibyo bidahagije, azinduka mu gitondo aragenda nawe none yica abandi bari kujya mu mirima. Arangije ajya no ku munara w'i Shekemu nawe abatwikiramo abandi 1000. Abimeleki ati maze gukomera, abanzi banjye ndabarangije,
ubu ngubu ibintu bimeze neza. Ajya gutera umujyi witwa Tebesa, nawo arawutsinda, ariko abantu benshi bahungira mu munara waho wari ukomeye. Abimeleki ati strategy nakoresheje Shekemu murayizi, ni ugutema ibiti nkanaga ku rutugu, mwese mugakora nk'ibyo nanjye nkoze, tukagenda tugatwika umujyi wose. Aragenda ngo yegera urugi ashaka kurutwika. Murumva ko yakoze nk'uko nuko batabitubwira, ariko yakoze nk'uko n'ahandi yabigenje. Yari azi ko agiye gutwika. Umugore wa mugani wa Rumaga. Maga muramuzi? Ni umwana uvuga imivugo myiza. Umugore wa Karama yo kabyara wa mugani uwo umuhanzi aba asohoje umugambi w'Imana. Umuriro aba arawuzanye, ahubura ibuye, agahanga k'Abimeleki arakamena. Ntabwo ushobora gusoma ibyo bintu ngo we kwibuka Yayeli, we kwibuka wa mudamu wishe Sisera. Ntabwo ushobora gusoma iyo nkuru ngo we kwibuka ibyo bintu urabyumva. Muri make uyu mugabo apfuye nk'uko abanyamahanga b'abanzi b'Imana bapfa. Apfuye upfu ugayitse, nubwo ngo yabwiye umwegere ati nsonga ntarapfa, ariko turabizi twese ko yishwe n'umugore. Twe dusoma turabizi ko yishwe n'umugore. Byari ibibazo gusa by'amasegonda, ubundi n'ubundi agapfa agashyiramo umwuka. Abimeleki arapfa, abantu bose bakwira imishwaro. Abisirayeli bari baramuyobotse, nyine ngo ubuze icyo agira afata nyine ibije aho ngaho, bari baramuyobotse bese Abisirayeli nabo bari baramuyobotse. Hari abari bari kurwana inyuma ye rwose, batonze imirongo bari kurwana inyuma ye nta kundi. Buri wese ati ahwi, ntabwo bavuga ngo baramuririye. Apfuye bisubira mu wabo, buri wese atahiwe. Muri kumva mudirimo, bisa nkaho yari yabafashe ku ngufu, bisa nkaho n'ubundi yabategekaga batabishaka, bisa nkaho n'ubundi yabategekaga bavuga ati n'ubundi wagiriye neza nabi Yerubayali, nyine uzi ko ufite imbaraga na cyaki kundi cy'interahamwe cyawe kikurinda n'iki, ntabwo twakugenza, n'ubundi dufite imbaraga nkeya, tuzajya tuzo nyine nta kundi. Ngo apfuye, babonye ko apfuye bahita bari ku rugamba, buri wese ngo yitahire. Ibyo gusa nibyo batubwira. Umwanzuro, umurongo wa 56 kugera 58 nako na 7, ngo mureke tuyisome. Ngo uko niko Imana yituye Abimeleki inabi yagiriye se ubwo yicaga bene se 70, kandi inabi yose y'Abishekemu Imana irayibitura, kandi umuvumo wa Yotamu mwene Yerubayali ubageraho. Ngiyo inkuru ya Abimeleki. Ni biki rero tuvana muri iyi nkuru mu magambo make? Kamvuge wa mugani wa baba nshuti bacu amagambo 4 y'ingenzi. Irya mbere, ko musa nkaho namwe mubazi. Haleluya. Ikinyarwanda kigenda kigira ubwo bukire bwinshi bitewe n'imico igenda yivanga. Ijambo rya mbere cyangwa se isomo rya mbere, Imana ni umwami w'amateka yose. Ibi ndabivugira hehe? Ubwo ndabivuga mu buryo bwa rusange. Iyi nkuru ntabwo tubonamo Imana irimo gukora cyane mu by'ukuri mu buryo runaka, ariko mwibuke ko ni igice gifite 57. Wo kwibaza ngo ibi ni ibiki biri kuba,
Imana yarabaretse, umuntu ari kwifatira ubutegetsi ko yiboneye. Imana abantu bayo ntirazwi ishinga no kuvuga ngo batuyoborwe neza. Kuki nta muntu uri guhagurutsa? Imana ni Imana y'amateka. Abantu barimo aha ngaha ni Abimeleki, ni umwishwa w'abanyamahanga, nubwo afite amaraso ya Isirayeli. Gari n'abatwari b'i Shekemu, aba bose bishakiye ubutegetsi, ni abanyamahanga kandi birimo aha ngaha mu ijambo ry'Imana. Ni ibiki birimo kuba? Kubera iki Imana icecetse? Kuki Imana wagira ngo nta kiri gukora? Imana ni Imana itegeka Isirayeli, ariko ni n'Imana itegeka amahanga yose. Yesu ashimwe cyane. Imana ni Imana ibera ahantu hose icyarimwe, ukuboko kwayo kuba kuri hose icyarimwe. Wagira ngo ahari kubera ko batari abanyamahanga b'i Shekemu, ubundi yagumye no kubyihurira. Ubundi se kutara n'Abisirayeli, iyo bavuga ati wenda ugiye dutegeke b'i Shekemu gusa, kuki yaje akaza no mu bantu b'Imana nayo bikivanga? Imana itegeka ukuboko kwayo kugera ahantu hose. Kuko ku murongo wa 23 ngo nuko Imana itegeka umwuka uyobya kujya uteranya Abimeleki n'ab'i Shekemu. Ab'i Shekemu baherako bagambanira Abimeleki kugira ngo urugomo bagiriye bene Yerubayali 70 n'amaraso yabo bije kuri Abimeleki mwene se, we wabishe no kub'i Shekemu bamutije amaboko kwica bene se. Mumva ko Imana irimo gukora. Imana ntabwo icyo ishyizeho amaso cyane ari ab'i Shekemu. Imana iracyatubwira amakuru ya Gideyoni, iracyatubwira ibyavuye mu buzima bwa Gideyoni, n'uburyo abantu batituye kubera ubunyabyaha bwabo, kubera tugiye kubigeraho, kubera kudakunda Imana, batituye Gideyoni ineza yari yarabagiriye. Ariko Imana ishaka n'ubundi nawe kumuhana. Biratangaje n'uburyo Imana mu by'ukuri igaruka mu nkuru ahangaha ku murongo wa 23. Mwari muzi ko ahantu Imana iherutse kuvugwa igira icyo ikora ari mu gice cya 7 umurongo wa 22, igihe yari iri gukorana na Gideyoni ajya kunesha Midiyani. Niho Imana iheruka. Bisa nkaho hari umusomyi umwe wa Bibiliya yabivuze mu Sikora umwe, yaravuze ngo bisa nkaho igihe Abisirayeli batangiye kujya kure y'Imana, umwanditsi w'igitabo cy'abacamanza nawe yayikuye mu nkuru. Nawe ntiyahagaritse kuyivuga, akayavuga ibiri kubana ibyo byose, ariko nyine Imana akayireka kuko n'Abisirayeli barayiretse. Kugeza igihe hano yongeye kuriyapiyarira, yongeye kugaruka ngo Imana ngwizana umwuka. Imana burya Imana yari birimo, naho ngaho igaruka. Imana yari birimo, ntabwo Imana icecetse, iri gukora mu mateka yose. Kandi ndagira ngo mbikubwire nawe uri aha ngaha, Imana iri gukora mu mateka yawe yose. Hari abantu atekereza ati ko kose ngiye mu Rwanda birananiye, ngiye kwibera mu Burayi, ho wenda nzahirwa, akirengagiza ko Imana iya hano na hariya ni Imana. Itaguhaye umugisha hano na hariya wagerayo bikanga. Karabajyayo bakagaruka, agasiga yaragurishije utuntu two kugira ngo abone itiki, akagaruka asabiriza. Imana ubundi yabyivanzemo wabivamo ute? Wanesha ute Imana itangiye kwivanga mu bintu byawe ngo ikakuvuga ngo igije kukurwanya? Nta kuntu wabigenza. Imana irahari, ni umutegeka w'amateka yose. Yesu ashimwe cyane. Hari abibaza muri iki gihe bati ariko ngo ni gute Imana yashyizeho umuntu nka Trump uza akavuga ngo USAID ngo ihagarare, inzu yanjye bagiye kwiteza cyamunara? Uri kubyibaza ngo Imana irihe? Imana irahari kandi
ifite ikiri gukora, wowe uyihanga amaso, kubera yuko Imana ni Imana y'amateka. Ni Imana ifite amateka yose mu biganza byayo. Yesu ashimwe cyane. Imana ntabwo igitungurwa, ntabwo Imana ari Imana wenda yajyaga yirirwa ahandi mugataha i Rwanda, ubu yari yaraye ahandi. Uzi ko Jenoside yabaye mu Rwanda nari nsinziriye. Ntabwo ari ya yindi Eliya yavuze ngo muyikangure, ahari yasinziriye, aho riri mu iroro, mwikomange cyane murebe ukuntu mwayikangura. Ashinyagurira abahanuzi b'Abayali. Imana ntabwo ari uko nguko imeze. Imana ni Imana ihari, igenga amateka yose, kandi ihora ihari. Ushobora kutabona ikiganza cyayo, ariko hashobora kuba harimo urutoki rwayo, kandi urutoki rwayo rukomeye kuruta gukomera kose ko abantu bashobora gukomera ushobora kubuza. Yesu ashimwe cyane. No mu mateka y'Umwami Imana, y'Umwami Yesu, tubonamo ikiganza. Ugiye ukibona ukuntu ngo yagiye ibarinda, ngo bava ngaha ngo bajye i Babuloni, ibisekuruza byose, kugeza igihe umwami avukiye. Byagenze bite? Ni gute batigeze abangaba batigeze bayimarira n'abanyamahanga ngo bavuge ngo wenda uyu nguyu bibagirana? Reka da, ibisekuruza byose Imana irabirinda, kuko Imana ari Imana y'amateka. Haleluya. Ubwo amateka harimo n'aya Jenoside, harimo na bya bindi byose bikubaho, Imana bifite mu kiganza cyayo. Ikindi, Imana ikimanza zitabera. Ni Imana wa mugani w'Abanyarwanda ngo ihora ihoze. Ni Imana itajya yibagirwa gucira abantu bayo imanza. Inkuru y'urupfu rw'agashinyaguro rwa bene Gideyoni ni inkuru mu by'ukuri iteye agahinda. Abasore ngo imburamukoro baraza bafata le prince, abana b'umuntu wari umeze nk'umwami, ngo babica ku giti aho gutyo gusa tu. Ntabwo burya bicecetse. Bimwe twavugaga ngo bisa nkaho nta kintu kiri kuba, Imana tubwira ngo burya yarimo ikora. Yarimo ikora, kandi ibyo yakoze ni iby'agatangaza. Ni Imana ihora. Niyo mpamvu bigarukaho kenshi ngo kugira ngo Imana yiture iyi nabi, ibi bibi aba bantu bakoreye umuryango wa Gideyoni. Hari igihe rero tujya tugira ngo Imana ntabwo ari Imana yita ku butabera bw'abantu. Kankubwiza ukuri, ibwitaho hano mu isi. Hari igihe bigera ku muryango, hari igihe bifata abantu benshi, ariko nubwo byatinda, mu gihe cy'iteka ryose Imana izatanga ubutabera. Nta gihe na kimwe, nta maraso na make, nta cyaha na kimwe kiba mu isi Imana itigera ihana, cyangwa se kijye gipasa Imana ikirengagije. Oya, amaraso yose amenetse Imana irayahora. Bishobora gutinda, ariko Imana irahora. Hano harimo gupfa kwinshi, harimo ibintu byinshi, ariko Imana yari ifitemo ikiganza. Ku murongo wa 56 twabibonye ngo Imana isohoza ibyo guhora ari abantu, kandi Imana isohoza uriya muvumo Yotamu yavuze kuri bariya. Bigaragara ko rero nawe cyatiri twibaza ngo Imana niyo yatumye Yotamu, igisubizo ni yego. Ni Imana yamutumye, kuko n'ibyo yamutumye yarabisohoje. Yesu ashimwe cyane. Imana ni Imana nziza. Ni Imana wowe wibwira ngo, cyangwa se utekereza ngo hari ibintu bitazigera bibona ubutabera, Imana yakubwira ngo oya, nta kibi na kimwe kibera hano mu isi, na bwawe buntu butoya bwose bukubaho nakita ko ari ukurenganywa. Ibyo byose Imana ifite igihe izabyitura. Icyo ukeneye gusa ni ukuyiringira. Imana izahana kandi cyane.
Ubutabera bw'Imana turabuzi, ariko tubuzi neza, tubuzi cyane ibugaragaza muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana avuga ngo utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Aho ni mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5. Aho ni ubutabera butagira akagero. Ni ubutabera bw'aho Imana ihana, igahana icyaha, ariko ikagihana muri Kristo Yesu kugira ngo abatari bakwiye kubabarirwa bababarirwe. Ubwo ngubwo urabwita ubutabera wowe. Ndavuga wowe wamaze kwizera Kristo, wowe urabwita ubuhe butabera ko wakiriye ibyo utari ukwiye. Iyi Imana iba ari Imana ishaka gusa guha abantu ibyo bakoreye, nawe ntabwo waba ubikwiye. Wari ukwiye gusa kurimbuka, ariko kubwo ubutabera bw'Imana bwo bwiza bukorana n'urukundo rwayo n'ubuntu bwayo, niyo mpamvu uyu munsi duhari, kandi niyo mpamvu uri muri Kristo Yesu kubw'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ubwo ni ubutabera butagira akagero bw'Imana, buturenga ukagira ngo ahari ni ugukubita urushyi undi wari ugukubise gutya. Ntabwo ari ibyo gusa, Imana yo izi ibyo dukeneye by'iteka ryose. Niyo mpamvu yaduhaye Kristo kugira ngo adupfire ku musaraba. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ibyaha byacu bijugunywa ngo Imana ibyibagirwe gutya nk'aho bigiye ahantu. Imana yabihannye muri Kristo Yesu. Ubwo ubutabera bw'Imana butagira akagero. Na bwa wundi bw'ibya buri munsi izabuhana, ariko izabutanga, ariko ubudasanzwe nyabwo ni ubu ngubu Imana yatugaragarije muri Kristo Yesu. Kuko kwizera Yesu Kristo gusa ubasha kwiyunga n'Imana. Irindi somo ni ikibazo cya muntu. Ikibazo cya muntu ni umutima. Umutima w'umuntu. Kuba Abimeleki yarakomokaga ku mugore w'umunyamahanga ntabwo ari cyo kibazo gikomeye ahangaha. Abisirayeli baramuyobotse, ndetse ku murongo 22 baratubwira ngo ategeka imyaka 3 yose. Ku murongo 53 Abisirayeli bari kumwe nawe mu rugamba. Ikibazo rero ni iki? Ikibazo ni icyaha cyo mu mutima. Ntabwo Abisirayeli ahangaha bari kurwana n'Abamidiyani, kuko akenshi tumenyereye yuko babaga bari gukandamizwa cyangwa se kwicwa n'abanyamahanga cyangwa ubwoko bw'abantu batazi Imana. Ahangaha ntabwo ari kiri kuba. Ikiri kuba ni igiki? Ni ibyaha byo mu bantu b'Imana n'ubundi. Iyi ntambara imeze nk'imwe ya Gideyoni yaragiye kurwana n'Abanyefurayimu. Ni abantu b'Imana barimo gupfa ibyo kuba umwami cyangwa kutamuha, ibyo gutegeka cyangwa kudategeka. Ngibyo ni ikibazo cy'icyaha. Tuzayibona ku bacamanza bamwe mu minsi iri imbere. Hari abacamanza batakubwira icyo bakijije abantu b'Imana, babakijije gusa bo ubwabo. Usanga nyine ni wowe ubwawe uri kwirwanya, Imana ikagukiza wowe ubwawe, ikagukiza nyine kwica. Ahangaha ni ikibazo cya muntu. Ntabwo ikibazo rero dufite mu by'ukuri ari ikibazo cy'ubukene. Ntabwo ikibazo ufite ari bya bintu utekereza ngo impamvu ntanezerewe, impamvu ntafite umunezero muri Kristo Yesu wuzuye ni bibiri. Icya mbere ni iki, icya kabiri ni iki, icya gatatu ni iki. Icya mbere ni iki, icya kabiri ni iki, icya gatatu ni iki. Ubundi iyo bitangiye na gutya mu mateka nabyo ariko bameze gutya. Ibyo si ibyo biva hanze yawe, ni wowe. Ni wowe kibazo gikomeye hagati yawe n'Imana. Ni wowe kibazo gikomeye. Umuntu amaze gukora icyaha muri Adamu na Eva, nta wundi buryo bushoboka bundi bwari buhari bwo kugira ngo abashe kwiyunga n'Imana, kuko yatawe kure cyane. Amaze guhitamo kwiyonona, amaze guhitamo kuba umunyabyaha, yatawe kure cyane. Icyaha ni uko cyamugenje, kiramwangiza kugeza Imana imutangiye Kristo kugira ngo ashobore kumukiza ikibazo cy'icyaha. Impamvu abantu bazarimbuka, impamvu abantu baciriweho iteka ukurikije Yohana 3:38 ngo ni iki? Ngo ni uko kutizera umwana w'intama, umwana w'Imana yatanze ku bwabo.
Ngiyo impamvu abantu bazarimbuka, nubwo kubera kutizera umujinya w'Imana wariho kubera kutizera Yesu Kristo. Imana ishimwe ko benshi muri aha ngaha Imana yababereye inshungu. Kristo yadutangiwe akatubera inshungu, ntabwo twari kubasha kwikiza. Yesu ashimwe cyane. Nta mirimo twari gukora ngo tubashe kwikiza. Ikibazo rero gikomeye cyane ni icyaha. Nibyo turi kuvuga aha ngaha, n'aya mateka ameze gutya ashaririye. Icyaha nicyo kiri mu izingiro ryabyo cyose. Imana ishimwe ko yakemuye icyo kibazo cy'icyaha idutsindira muri Kristo Yesu. Nawe uri aha ngaha, Imana igusure ikwemeze ko hamwe no kutizera Yesu Kristo, kutemera ko umunyabyaha utsinzwe urubanza rw'ibyaha kubera kamere yawe nuko wavutse, atari kubw'imirimo yawe ukora, ahubwo imirimo yawe ukora ari igaragaza ko uri umunyabyaha, maze ngo wizere Kristo wagutangiye ku bwawe, ikwemeze neza ko ukeneye Kristo. Aho naho nshoreje, Kristo niwe mwami. Nicyo cya nyuma. Izina Abimeleki ryasobanuye ngo data ni umwami. My father is king. Imana ishimwe cyane. Si izina ryiza? Nizere ko hari abantu bataha bita abana babo Abimeleki. Data ni umwami, ariko ni umwami gute? Nicyo nshaka kumva. Ni byiza rwose ko so aba ari umwami. Kuri Abimeleki byari byiza, sibyo? Ariko ntabwo Gideyoni yari umwami wuzuye. Ntabwo yari umwami, yarabyanze. Ahari iyo ari umwami wuzuye, birashoboka ko na Abimeleki yari kuraga ubwami bwuzuye. Ariko ubwami ntibwari bwuzuye, nawe ntiyari umwami nyamwami. Ikibazo rero, umwami nyamwami ninde? Ku buryo wavuga ngo my father is king, ubivuze by'ukuri koko papa wakaba ari umwami. Ibyo nibyo Kristo yasohoje ku musaraba. Kubera yuko abari bari kure cyane, abatari abana, Yohana 12 ngo abamwemeye, abamwakiriye bakamwizera, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Abo ngabo nibo bashobora gukrayinga bakavuga ngo my father is king, kubera yuko ni abana b'Imana koko. Ngo koko turi abana b'Imana, ngo kandi koko nguko biri nyine niko turi. Niko ibyiringiro byo mu gakiza bimeze. Abizeye Kristo koko nibo bashobora kuvuga aya magambo ngo my father is king. Abandi bose nubwo yaba ari umwami ari nka Henry, uriya muhungu wa Charles w'Ubwongereza, ntabwo ashobora kuvuga ibi bintu ashize amanga. My father is king nyakuri ishobora kuvugwa gusa n'umuntu koko wizeye Kristo, uvuga ngo ndi umwana w'Imana muri Kristo Yesu. Ntabwo abantu bose ari abana b'Imana. Abantu bose ni abantu b'Imana, ariko umwana w'Imana wenyine ni uwashoboye kuvuka ubwa kabiri, kandi avuka atari ku bw'amaraso, ahubwo avutse ku mwuka. Uwo ngo ni uwabyawe kubwo kwizera Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. My father is king. Niba uri hano, please, niba wizeye Kristo, vugana nanjye ngo my father is king. Data ni umwami. Ese nawe si umwami? Ubwo utangiye kumbwira ngo urumva ngo data ngo umaze kugasaba ko ntabwo ari umwami, ngo ndavuga so nyawe wo mu ijuru, Imana data. Ese ni umwami? So ni umwami. None niba ari umwami, ubayeho ute? Ubayeho nk'umwana w'umwami cyangwa ubayeho nk'umwana w'amayibobo? Ubayeho ute mu buzima bwa Gikristo niba so ari umwami koko? Niba atari umwami, ndaguhamagara uyu munsi ngo uzubazibanga. Ni gute nanjye papa yaba umwami? Ni gute nanjye nawe umwana w'umwami? Ni gute nanjye nahinduka umwana w'umwami, nkagenda mfite gushira amanga mu buzima bwa hano mu isi ngo my father is king? Nashaka nkabyandika hano, nashaka nkabyandika ahantu hose, nka kwa kundi kwatora Paul Kagame, kagenda mvuga ngo my father is king, my father is king. Muramuzi umuntu akunda kwambara ayo ngibyo.
My Father is King. Data ni umwana. Haleluya. Mureke dusenge. Ni hehe uri gushidikanya ko Imana itari mu buzima bwawe? Ko mu mateka yawe Imana idahari, ko hari igice cy'amateka yawe Imana yabayemo absent, ukawushidikanya ngo aho ntiyari ihari. Uyu munsi ijambo ry'Imana ryakubwiye ngo sigaho, impamvu gihumeka uyu munsi ni uko cyagiye yari ihari. Mbese wizera ubutabera bwayo? Nubwo uyu munsi waba hariho gutsindwa, hari umunsi Imana izatanga ubutabera. Ariko se warabwakiriye? Wakiriye gukiranuka kw'Imana muri bwa butabera bw'Imana yasohoje? Ikindi, ni kangahe mu by'ukuri ureba ibibazo hagati muri iki cyaha hano mu isi, ukabura ukuboko kw'Imana? Imana iguhere amaso, iguhe gufunguka amaso, maze ubashe kubona ikiganza gikomeye cy'Imana kinini kiri gukora mu isi no mu buzima bwawe. Icyanyuma, Yesu ni umukiza wawe. Mbese ushobora kuvuga udashidikanya ushize amanga ngo data ni umwami? Ibyo ubisubize Imana. Niba ukeneye kumenya andi makuru, ushobora kunsanga, ushobora gusanga undi makuru y'itorero hano azagufasha. Ariko byaba ari ubusa, byaba ari ubuzima buteye n'ikimwaro kuba waba mu rusengero, waba wadusuye rimwe, waba udusura, waba umunyetorero, ariko udafite ibyo byiringiro. Ibyiringiro byawe biri hehe muri iki gihe tugiye kwinjiramo? Mbese kuko ni umwijima ubudika, ni umwijima nka ya majoro atacyaga muri 1994, niwo ugiye kwinjiramo ejo ni saa sita z'ijoro nibwo uri bwinjire? Cyangwa hari urumuri wumva rukumurikira ruva ku mwami, uti data ni umwami ndamwiringiye? Dusenge. Data, turagushima cyane kubw'umurimo wakoze uwo dukorera muri Kristo Yesu. Turagushima rwose kuko watubereye inshungu, kuko Kristo wamudutangiye kubw'amaraso ye, kubw'umubiri we, kubw'ubuzima bushya waduhaye. Turagushima kubw'ibyiringiro duha no mu mateka nk'aya, no mu nkuru nk'izi ngizi tukabonamo ikiganza cyawe, ikiganza cyo kitwemeza neza yuko uri Imana y'amateka, yuko uri Imana itanga ubutabera, kandi wabuduhaye muri Kristo Yesu, ukaduha ndetse ibirenze iby'ubutabera bw'abantu butanga. Ushimwe ko wadukijije icyaha muri Kristo Yesu, maze umwizeye wese ukamuha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Abafite ibyo byiringiro bafite umunezero. Abafite ibyo byiringiro nubwo ngo banyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntabwo batinya ikibi cyose kuko uri kumwe nabo. N'iki gihe tugiye kwinjiramo, turasenze rwose ngo abafite ibyo byiringiro bose bakomezwe nawe mu izina rya Yesu. Reka iki gihe kibabera igihe kidasanzwe kurusha ibindi byose bigeze bakinyuramo, kandi tuzumva ubuhamya bwinshi bw'uko wakomeje gukorana natwe, ko wakomeje gukorera muri twe, ko wakomeje kwigaragaza muri twe, ko Umwuka Wera yakomeje gutanga imbaraga, maze mwami tukabona ko urumuri rwawe rukomeza kuganza. Dusengera n'iki gihugu mwami muri icyo gihe kidasanzwe tugiye kwinjiramo, kugira ngo rwose tuzibuke kuri iyi nshuro ya 31 dufite ibyiringiro,
tuzumva amagambo akomeza abantu, tuzumva amagambo akomeza imitima, tuzumve iyi sosiyete yacu igenda yubakika kubw'imbaraga z'Imana zikora. Turagushimiye, komeza utange ibyo byiringiro, abantu benshi bakomeze kuza kubyiringira, bakomeze kuza bahungira muri ibyo byiringiro none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen.